Haleluya, haleluya bene data. Yesu ashimwe cyane, nizere ko muri amahoro. Ni Pasiteri Marie Thérèse ubasuhuza, ngarutse kuvuga Imana. Nawe ubutumwa bugira buti ingendo y'undi iravuna. Uwiteka Imana yabonye yuko ingendo y'undi ivuna. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kubyuka agenda acumbagira, nawe wamubona ukabona ni fiyeri, nawe ugatangira gucumbagira. Umuntu ashobora kugenda avuga cyane mu nzira, nawe wabibona ukabona ni ibintu byiza, nawe ugatangira ukabikora gutyo. Ni ukuvuga rero uko umuntu abyuka n'ibyo atekereza n'imigambi ye, iyo ubifashe ukabishyira muri wowe ugatangira kubikora nk'aho ari we uri kubikora, icyo gihe uba uri kugenda ingendo ye kandi birakuvuna. Imana itugirire neza cyane. Reka tubanze dusenge Imana. Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ikomeye, Imana itunganye, wowe wera kandi ugakiranuka, wowe Mana izi itangiriro ryacu ukamenya n'iherezo ryacu, duciye bugufi cyane aya masaha. Mwami turakwinginze kugira ngo ubwami bwawe buze, izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Mwami wanjye Imana ubane natwe kuko turagukeneye muri iyi minsi kuruta uko twigeze tugukenera kera. Reka uduhe umwuka wera kugira ngo tubashe kuyoborwa nawo, turinde kwiyobora mu izina rya Yesu Kristo. Reka dushinge ikirenge aho ugishinguye kandi dushyigikire mu byo dukora, kugira ngo Mwami wanjye Imana imbabazi zawe n'urukundo rwawe bibone uko bitwururukiraho bitugereho. Isengesho ryacu dusenga Mwami ujye uryakira kandi utwumve, kandi wururukire kudutabara no kudusubiza. Tabara isi, tabara abanyarwanda, tabara Afurika, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti niwo mbyambaje nizeye, amen. Turifashisha ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo, reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo, runyukanyukwe kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro cyane. Tugiye gusoma n'amagambo tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ni ibice 2, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 10. Haranditse ngo, nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose
n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko Umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko. Naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. N'ibuye risitaza ni urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro cyane. Tumaze gusoma amagambo menshi, ariko reka dusubire mu gitabo cya Yesaya, hanyuma dutemberane. Uru ni uruzabibu muri kureba aho ruhinze. Aho ruhinze, uburyo ruhinze mu buryo bwiza, kandi uburyo umuhinzi yari yakoze umurimo ukomeye kugira ngo azabone imbuto z'umuzabibu. Nimwitegereza igiti kiri imbere gifite imbuto. Izo mbuto ni ya maseri, ya yandi Yosuwa na Kalebu nabo bari bagiye gutatana igihugu mu isezerano rishya, baje bahetse ku biti kugira ngo berekane ubwiza bw'igihugu Imana ibajyanamo, bitume Abisiraheli bagira icyizere cyo gukomeza urugendo rwo kujya muri Isiraheli. Iri rero ni iseri, ariko biragaragara ko muri uyu muzabibu ari ryo ryonyine riri kugaragara. Kandi umuhinzi we yibwiraga yuko buri giti cyose kizera imbuto nyinshi. Nibyo byiringiro yari afite. Dutemberanye rero uru ruzabibu, turagira ngo tumenye ngo mbese ni iki cyatumye uruzabibu uko turi kurubona nta handi turi kubona imbuto. Imana itugirire neza cyane. Dutekereze turebe kuri ibi biti uko turi kubibona, wenda nta bushobozi bundi dufite bwo kugira ngo turugende, ariko reka turebe. Imana yacu itugirire neza cyane. Hano hari imirimo umuhinzi yakoze. Yesaya ibice 5 ku murongo wa 2, yatabiye umurima, awurimburamo amabuye, ateramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, arucukuramo n'urwina. Arangije gukora ibyo, asigarana ibyiringiro y'uko uruzabibu rwe ruzamuha umusaruro ushimishije. Ariko icyababaje cyane, ngo icyo gihe rweze indibu. Agarutse kureba, yasanze rwareze indibu. Agarutse kureba imbuto, yasanze imbuto ari ibihuhwa. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana indibu bazigereranya n'ibihuhwa.
Imana itugirire neza cyane. Umuhinzi arabaza abagabo b'i Yerusalemu, akabaza n'abagabo b'i Buyuda, n'ubundi nibo uyu mugani niwo warebaga. Arababaza ati kuki mweza indibu? Kuki ibyo nari mbategerejeho atari byo nabonye? Kuki icyo nabasabye atari cyo mwakoze? Kuki mwagenza ingendo y'undi? Kuki mwiganya abanyamahanga? Abisiraheli bageze mu gihugu ngo barangije batangira kwigana abanyamahanga bari baturanye nabo, ibihugu bari baturanye nabo, ngo batangira gusenga ibigirwamana ibindi bihugu byasengaga ibyo byari bituranye nabyo. Kandi Uwiteka Imana yari yarababwiye ngo muri ubwoko bwanjye natoranije, nanjye nzaba Imana yanyu iteka ryose, ngo ntimukivange n'andi mahanga. Imana irababwira ngo ndetse ngo ntimugashyingirane nabo, ngo kugira ngo batazabanduza imico n'imihango n'imiziririzo yabo, ngo mumenye ko ndi Uwiteka Imana, mbaye Imana imwe gusa muri mwebwe. Ariko Abisiraheli barangije barayembayemba, batangira kugenda ingendo y'undi. Ingendo y'undi iravuna. Nimwumve, nimwumve. Noneho ibyo nyir'urutoki yavuze, aravuga ngo noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Icya mbere aravuga ngo nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Imana yacu itugirire neza cyane. Irabaza Abisiraheli iti kuki mweza indibu? Kuki muri mwebwe ntacyo mbabonamo kinshimisha? Ko nabahaye amategeko nkabaha amabwiriza mugomba kwitondera mukagenderaho, nkabaha umugisha. Ko nabagaburiye nkabaha igihugu, ko nabahaye amata n'ubuki. Ni iki cyatumye ndi kubashakamo imbuto zo gukiranuka nkazibura? Umurongo usoza wa 7 aravuga ngo yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Icyo gihe kurenganya kwari kuzuye mu Isiraheli, umuntu akarenganya mugenzi we, nyamara hari amategeko y'imibanire ukuntu bagomba kubana. Nuko ngo yabiringiragamo gukiranuka, ngo ariko abasangamo imiborogo. Iyo ahantu hatari ugukiranuka haba huzuye imiborogo y'abarenganywa, barira ku manywa na nijoro, barira ku manywa na nijoro, barira ku marira, bicurira ku marira, basinzirana amarira, ibiryo bakabirya babitamwa amarira. Mbese mu by'ukuri nta kiba kinejeje kiba kiri muri bo, nta kiba kinejeje imitima yabo, ahubwo bahorana ihahamuka ryo kurenganywa. Bakavuga bati iri joro nirikejo ntago rizacya. Bakavuga bati uyu munsi nitwirirwa ntago turi burare. Nuko nguko Imana yababonaga, nuko nguko Imana yababonaga. Imana itugirire neza cyane. Turahita tujya muri Petero wa mbere rero ibice 2. Noneho aho dusanga neza Imana iri gutondeka ibyo bakagombye kuba bararetse bakakora neza, ariko Imana aba ari byo ibabonamo, arizo mbuto iri kubasaruramo. Imana itugirire neza. Nshuti yanjye, uyu munsi Imana iri kukubona ute? Ese iri kukubona uri kwera inzabibu, uri kwera imbuto nziza, cyangwa uri kwera ibihuhwa? Ese iri kukubonamo imanza zitabera, cyangwa iri kukubonamo kurenganya? Ese iri kukubonamo kuzana amahoro mu bantu, cyangwa uri kubateza imiborogo? Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Muri iki gihe rero ni twebwe ruzabibu rw'Imana. Imana yarunyeretse mu buryo bw'urutoki dusanzwe tuzi. Muri Afurika duhinga urutoki, ibitoki byera imineke, ibitoki byera inyamunyu, ibitoki byera bakavanamo imitobe. Imana yashushanyirije urwo ruzabibu
irunyereka noneho munsi na twebwe ubwacu twihingira. Reka dukomeze tujye muri Petero wa mbere ibice 2. Imana yacu itugirire neza cyane. Navuze ko uruzabibu rwari ubwoko bw'Abisiraheli cyangwa se ishyanga ryera, ubwoko bwari bwaritoranirijwe n'Uwiteka Imana. Ariko uyu munsi ni abizera bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, hanyuma bakubaha Imana. Abo rero nibo ntore cyangwa se abatoranijwe bo mu isezerano rishya. Iyo rero tugeze muri uru rwandiko rwa Petero, dusanga hari inshinga abera b'Imana cyangwa abatoranijwe bafite, ari nazo Abisiraheli bari bafite muri kiriya gihe. Turatangira tukumva batubwira ngo mwiyambure. Kwiyambura ni ugukuramo ibintu wari wambaye ugasigarana ibindi cyangwa ukambara ibindi. Haravuga ngo mwiyambure igomwa ryose, mwiyambure uburiganya bwose, mwiyambure uburyarya, ishyari no gusebanya. Ibyo ni ibintu abantu bakwiriye kureka kugira ngo bagere muri cya cyiciro cy'abitwa intore z'Imana cyangwa se ishyanga rishya, ishyanga ryubaha Imana. Mu ishyanga ryubaha Imana, ibi bintu tumaze kurondora ntago wabisangamo, kuko usanga baramaze kubaha Imana yo mu ijuru. Ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye, mumere nk'impinja zivutse vuba. Aya mata y'umwuka ni ijambo ry'Imana ritavangiye. Kuba amata adafunguye, murabizi yuko kera banywaga amata ariko bagasukamo amazi, bamwe wenda yabaye make. Iyo ayo mata yabaga asutswemo amazi ntabwo yabaga akiri amata, ahubwo bayitaga amajagano. Rero n'umuntu udafata ijambo ry'Imana ryuzuye, agafata ijambo rivangiye abantu bakabivangavanga, ni nk'ayo majagano tuvuga. Rero amata y'umwuka ntabwo avangavanze, ahubwo ni amata yuzuye intungamubiri zose z'uburyo bwose bwo gutunga umuntu wizeye. Ni ukuvuga ngo ni ijambo ryuzuye. Imana itugirire neza. Impinja, iyo tuvuze impinja, ahangaha dusanga uruhinja kera rwabagaho gute, uyu munsi rubaho gute. Uyu munsi baratwigisha bakatubwira ngo uha umwana amashereka kuva avutse byibuze kugeza ku mezi 6, ngo icyo gihe uzaba umuhaye ibyangombwa byose by'ubuzima. Ariko iyo umuvangiye hakiri kare uba ubyishe. Uko rero umwana w'uruhinja bari kumugereranya n'uyu muntu, natwe bakuze abizera bashya, ubwo tuba tuvutse ubwa kabiri. Ni ukuvuka ubwa kabiri bugereranywa no kuvuka k'uruhinja. Ngo nk'uko uruhinja rukenera ifunguro ryuzuye, intungamubiri zikwiriye impinja cyangwa mu mezi 6 ya mbere, ni nako abizera bakagombye kubona ibiryo byo mu mwuka kugira ngo bakure mu byo kwizera, kugira ngo bakure mu gakiza. Abizera bagomba guharanira gusonzera ibiryo byo mu mwuka, gusonzera ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Ugashaka mu ijambo ry'Imana icyagukuza, icyatuma ureka ibyaha, ugashaka uburyo ese Imana ivuga iki kuri ibi bintu. Imana ivuga iki mu gutukana, Imana ivuga iki ku cyaha cyo gusambana, Imana ivuga iki mu cyaha cyo kwica, Imana ivuga iki ku cyaha cy'uburiganya, Imana ivuga iki kuri ibi ngibi. Imibanire y'abantu Imana ibivugaho iki, urukundo Imana iruvugaho iki. Imana itugirire neza. Ubumwe Imana ibuvugaho iki. Ugashaka uburyo ukura mu buryo bwo mu mwuka.
Imana itugirire neza cyane. Turakomeza tugasangamo rero ibuye rikomeza imfuruka, ni naryo ritanga icyerekezo cy'inzu yubakwa, ni ryo buye ry'agaciro k'inzu. Inyubako igizwe n'abizera, rero ni Kristo uyiyobora. Imana itugirire neza. Hari imyifatire y'uburyo bubiri. Bamwe bizera iryo buye, bizera Kristo, abandi ntibamwizere. Abo rero nibo bagwa bakarimbuka cyangwa se bagasitara kuri rya buye. Imana itugirire neza cyane ngo basitara ku ijambo ry'Imana barangiza bakagwa. Imana itugarukeho, iturinde gusitara ku ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo nimbwire abantu ngo ingendo y'undi iravuna. Abantu benshi bagenda mu kigare kandi bakagenda mu kigare cy'ibibi, bakagenda mu kigare cy'ibitubaha Imana, bakagenda mu kigare cy'iby'Imana idashaka. Imana itugirire neza kandi tugarukeho. Imana ntabwo yifuza kugendera mu kigare cy'ababi, ahubwo irashaka yo kugendera mu ijambo ryayo, ukabaririza ugashakashaka kumenya icyo Imana ishaka uyu munsi kuri wowe. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Dore Imana rero uburyo yanyeretse ubu buhanuzi, ubwitondere cyane. Aha nazanye insina, nashyizeho insina kugira ngo umuntu utazi insina azimenye, umuntu utazi igitoki nawe akimenye. Insina Uwiteka Imana yanyeretse zari insina ndende, zakuze ziragenda zigera mu kirere kure cyane. Zari zifite za kilometero na kilometero, ku buryo narazirebaga kuziheza ukabona mbese bitwaye umwanya muremure cyane. Zarakuze ziba ndende cyane. Izi muri kubona hano ni ngufiya. Bisobanuke ko za nsina aho gukura neza zarakuze, aho kugira ngo zere noneho zirakomeza zirakururumba, ntizagira igihe cyo kugira ngo zane ibitoki. Zirakururumba zigera muri za kilometero. Reba nawe insina ireshya na kilometero. Noneho mu kuzitegereza mbona zageze hejuru cyane mu kirere, zisakaza ya makoma yazo. Aya makoma mureba uko muyabona uku nguku ameze, ntago zo zari zimeze gutyo, ahubwo zari zaragiye zihuriraho hejuru. Zimaze guhuriraho hejuru, zifata ya makoma yazo, zisa naho zikoze igisenge, nk'umuntu ukora igisenge cy'inzu, kugira ngo izuba ritamanuka rikanyuramo hagati. Ntabwo izuba ryabashaga kunyuramo hagati y'ayo makoma. Wabonaga utuntu dutoya tw'imirasire gusa, nitwo twabashaga gupfumura tukagera hasi ku butaka, ariko ubundi byari byarakuze bigera iyo ngiyo. Nuko nitegereje mbona izo nsina, iyagerageje kuzana agatoki, yazanye agatoki gato cyane. Ibi bitoki muri kubona hano ni ibitoki binini. Noneho ibyo bitoki zanazanye, zaragiye nkajya kubona nkabona amabere yabyo yabaye umukara, ameze nk'ayo bashiririje, nk'ayo bokeje, ku buryo utavuga ngo kiriya ni igitoki cyo kurya. Ntabwo wavuga ngo kiriya nakirya. Noneho ibitarabaye umukara ngo bimere nk'ibishirirwa, byari byarahindukiye, byarahindura ibara. Hari ibitoki bajya bazana mu isoko ugasanga byahinduye ibara, birasa n'igitaka.
ibyo bitoki ni uko nguko byasaga, ariko mwitegereze izi nsina uko ibitoki bipfupfunuka, nuko biba bikiri imyano, nuko biba biri gutambutsa amabere yabyo uko bimeze, bitandukanye kure cyane n'ibyo nabonye. Imana yacu itugirire neza cyane. Wavuga ngo mbese izo nsina ni iki? Izo nsina ni abantu. Nuko reka mbanze nkomeze ubutumwa. Noneho rero kubera uburyo byabaye, hasi rwose, hasi ku butaka byabaga ari ibisina byiza bibyibushye, nka bya bindi nka ya mikindo muvuga ngo igira amataye, mbese ni za nsina za mataye hasi, ariko hejuru zitangira gushongoka, zikura zigenda zijya hejuru cyane, aho kugira ngo zihinire hafi noneho zane. Uko zazamukaga niko zarushagaho kunanuka. Nuko umuhinzi w'urwo rutoki antambagiza muri izo nsina, anyereka uburyo hasi ku nguri, hasi aho zamereye zibyibushye, anyereka n'ukuntu zagiye zizamuka rwose, anyereka n'uko kuntu zapfukishije amakoma. Nuko arangije anyereka noneho uburyo we yazigonze, kubera agahinda n'amaganya, we yaziteje umuyaga zirigonda. Zimaze kwigonda, munsi y'aho zigondeye ahohereza uruzi. Rwari uruzi runini cyane, rwari uruzi runini cyane, rwari uruzi runini cyane, kandi urwo ruzi rwatumaga izo nsina zizagwamo zose. Uzagerageza guca igitoki wese, igitoki kizagwa muri urwo ruzi, kuko naho wacisha iki, naho wazana bya bintu bya byuma bijyana ibintu mu kirere ukajya kuzimanura, ntabwo wazimanurayo ngo bizagukundire, ntabwo byagukundira, kuko uburebure bwabyo ubwabyo butuma nta wabica ngo bikunde. Nuko rero iherezo ryabyo nabonye nyir'umuhinzi yarambwiye ngo iherezo ryabyo byose, izo nsina yagondesheje umuyaga, ngo iherezo ryabyo ni muri urwo ruzi. Imana itugirire neza cyane. Uwanyerekaga aranyimura, anjyana ahantu hari mu kibaya, harimo umuhanda. Uwo muhanda wari ukoze upimye, ariko uwo muhanda wari ukoresheje ibibuye binini ku buryo utabasha gutwaramo imodoka, yemwe no kugendamo ibirenge wagera iyo ujya amabuye, amaguru yawe yabaye ibisebe gusa. Kandi uwo muhanda wasozerezaga mu ngo, wari umuhanda ucyura abantu mu ngo, ku buryo nibajije ngo mbese uyu muhanda ngo aba bantu barajya bawunyuramo gute? Ngo uyu wakoze umuhanda kubera iki aya mabuye atayakuyemo, cyangwa se ngo bazane inyundo bayakubite? Nuko uwanyerekaga nkibaza ibyo ngibyo, nkimubaza ibyo ngibyo ngo abantu bazajya bataha gute, yahise ampereza ipiki. Nuko arambwira ngo kubita kuri ayo mabuye. Nkubiseho mbona ni ibuye ritavunguka, ahita anyereka yuko atashatse kuyavungura, kuko ni amabuye yatezwe abantu. Niryo rya jambo ry'Imana, abantu basitaraho bakagwa. Imana yacu itugirire neza. Nuko arambwira ngo kugira ngo abantu ngo babone batahe muri aka gace, ngo nuko bazasiga imodoka ngo zabo mu bipangu bituye ku muhanda. Nuko anyereka umuhanda, nkawubona ndi kuwureba, arawunyereka hatuyeho abantu ngo bajya batiraho guparika imodoka, ubundi bakagendesha amaguru, kuko yabageneye kujya baruha nabo bagenda muri uwo muhanda, kubera ko batamwumviye
kubera ko batamwubashye, nawe yabashakiye ikibahima, ibashakira iyo nzira igoye, iyo nzira iruhije. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza cyane. Ibyo umuhinzi yari yarakoreye urutoki rwe murabyumvise, ariko kuba urutoki rwaravuze ruti reka tugende tugere hejuru iriya dusakare, ku buryo nta zuba rizamanuka ngo rize hasi, bisobanuye ngo ni ugutwikira ukuri, ukuri ntikubone aho kunyura, ukuri ntikubone umucyo, umucyo ntubone aho unyura, kuko ahantu iyo hatwikiriye nta mucyo, nta mucyo uba uhari. Ahantu iyo hatwikiriye nta mucyo uba uhari, nta mucyo uba uhari. Rero Imana iradusaba kugira ngo duce bugufi, tugende muri Petero wa mbere ibice 2, twumve inama y'icyo gukora. Ndagira ngo buri wese azasubire muri iri jambo rya Petero wa mbere ibice 2, kuko ibihano byo n'ubundi biri hariya muri Yesaya ibice 5, kandi n'ubundi no ku musozo w'amagambo Petero yanditse naho hari igihano cyo kurimbuka, ariko Imana ntabwo ishaka ko abantu barimbuka, ahubwo irashaka kubana nabo iteka. Ndakwinginze cyane kugira ngo wumvire iri jambo ugaruke. Uwiteka aragukunda, Uwiteka aragukunda, Uwiteka aragukunda, mu izina rya Yesu Kristo, amen.